Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, niba kandi utameze neza turakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo komera kigabo, ukomeze wishakemo ibisubizo kuko burya ibyiza bihora imbere. Ntabwo twatangira iki kiganiro rero tutabanje gushimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni iby'agaciro gakomeye, muri abantu b'agaciro gakomeye kuko ni mwebwe muduha imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro byubaka benshi. Imibare iracyatwereka yuko hari benshi nanone bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo ukaba utarayikora bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri makeya. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ubundi bikaba biciyemo. Niba warigeze kuyakandaho ntabwo wongera kuyakanda kuko iyo ubikoze birenze rimwe uba wikuyemo ahubwo. So uyakandaho rimwe gusa rero ubundi bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze uza mu ba mbere bagerwaho nacyo, so bigufasha kudacikana. Nk'uko wamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira nanone ku mubano w'igihe kirekire, cyane cyane mu rukundo. Ibi bijyaniranye no gusubiza ikibazo giherutse kubazwa n'umwe mu bakunzi bacu, ubwo yatubazaga ati ni irihe banga mwangira mu rukundo bikagenda neza. Ubushize twakoze part 1, uyu munsi tugiye kubagezaho part 2. So ubusanzwe rero urukundo ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwacu, rukaba rutuma tugira ibyishimo ndetse n'ubuzima bwiza. Ariko se ni banga ki ryatuma urukundo rwacu rugira imbaraga kandi rukadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi? Tugiye kuganira ku bintu bigera kuri 6 bishobora kudufasha. Ikintu cya mbere ni ukwizerana. Kwizerana ni ishingiro ry'urukundo rwose. Iyo twizerana tuba twubaka umusingi w'ubwumvikane n'ubwubahane. Kwizera uwo dukunda bituma tugira ituze n'umutekano mu mubano wacu, bikadufasha guhangana n'ibibazo bishobora kutugeraho. Icya kabiri ni ukuvugisha ukuri. Kuvugisha ukuri ni ikintu cy'ingenzi mu rukundo. Iyo tuvugisha ukuri tuba twubaka icyizere hagati yacu kandi tukirinda amakimbirane ashobora guterwa n'ibinyoma. Kuvugisha ukuri bituma tugira umubano mwiza kandi wubakiye ku bwubahane. Icya gatatu ni ugufashanya ndetse no gushyigikirana. Mu rukundo gufashanya no gushyigikirana ni ingenzi cyane. Iyo dufashanya mu byiza ndetse no mu bibi tuba twubaka umubano ukomeye cyane kandi wuzuyemo urukundo. So gushyigikirana mu bihe bitandukanye bituma tugira imbaraga zo guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Icya kane ni kwihanganirana. Nta muntu utagira amakosa, ibyo ndizera ko twese tubyemera kimwe. So mu rukundo rero kwihanganirana ni ingenzi cyane. Iyo twihanganira amakosa y'umukunzi wacu tuba twerekana urukundo rwacu tumufitiye ndetse no kumwubaha. Kwihanganirana bituma umubano wacu ukomera kandi ukaramba. Icya gatanu ni ukugaragarizanya urukundo, ariko noneho atari mu magambo gusa ahubwo mu bikorwa. Baravuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Urukundo narwo si amagambo gusa ahubwo ni ibikorwa. Kugaragariza umukunzi wacu cyangwa se niba twarashatse uwo twashakanye
urukundo mu bikorwa bituma yumva akunzwe kandi yubashywe. Ibi bikorwa turimo tuvuga aha ntabwo ari ibikorwa bigoye, ntabwo ari bya bintu birenze ubushobozi bwacu, oya rwose. Bishobora kuba ibintu bito, urugero nko gutegura ifunguro ryiza, kumwumva igihe afite ikibazo cyangwa se kumwereka ko umwitayeho. Naho icya gatandatu ni ugukora ku buryo urukundo rwacu rutera imbere. Nk'uko ibindi bintu byose bisabwa kwitonderwa ndetse no kwitabwaho, urugero twafata wenda reka tuvuge inzu. Uyibamo ariko ukamenya ko hari igihe kizagera igakenera maintenance, ni ukuvuga gusigwa irangi, gusana ahangiritse ndetse n'ibindi. Imodoka se urayitwara ariko ukazageraho ukibuka ko nabwo ikenewe gukorerwa service, ugahindura amavuta ndetse n'ibindi. Abatunze imodoka murabyumva kuturusha. No mu rukundo rero ni kimwe. Ni uko byakagombye kugenda. Urukundo rwacu rusabwa kwitabwaho ku buryo narwo ruba rwiza. Gukora rero ku buryo urukundo rwacu rutera imbere bisaba kumenya guhindura imyumvire, guhindura imyitwarire ndetse no kumenya gukemura ibibazo mu buryo bwiza. Ibi byose bituma urukundo rwacu rukomera kandi rukadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu gusoza rero, ibanga mu rukundo ni ukwizerana, kuvugisha ukuri, gufashanya, gushyigikirana, kwihanganirana, kugaragarizanya urukundo mu bikorwa no gukora ku buryo urukundo rwacu rutera imbere. Naho ubutaha rero, wakoze kubana natwe. Bye.